Yesu ashimwe. Ngeze amahirwe ndabona hari umubyeyi ufite Bibiliya aramfasha. Tugiye rero mbere na mbere ndabanza mbibwire amazina ni yayandi ni Abayisenga Samuel. Abayisenga Samuel nkunda Imana n'abantu bayo. Mutuvugana impamvu nkunda Imana n'abantu bayo. Ubwo meruka ahangaha nabigishije ijambo ivuga ngo Yabini wawe ukurogagiye gupfa. Murabyibuka? Siko nabigishije. Uko Imana ndayikunda. Muraza kumva amateka y'abantu ujya muzi ko nababwira ngo Yabini wabagiye gupfa ndi hano. Nabibabwira ndahangaha mpagaza. Kumbi burya nari mpagaza ahangaha ndoze. Uwo munsi nari ndoze burya. Haleluya. Nari ndimo mbabwira ni Abayisenga Samuel. Itorero ni ryarindi ni Zion Temple Celebration. Amen. Niho mborera umurimo w'Imana, mba mu muryango wa Dani. Iyo mpawe umwanya mu muryango ndabwiriza. Yesu ashimwe. Ndakunda kubwira abantu njyewe ndi evangeliste. Nakiwe muri Zion Temple nsanzwe ndi evangeliste. Haleluya. Ngezemo iyo bampaye umwanya mu muryango ndavuga. Ariko ntibikuyeho ko inshingano najemo mfite zikomeza. Ubwo ndi kwisegura ku bantu. Yesu ashimwe. Tujya kubwiriza ahantu umuntu akajya mu itorero ugasanga baje nk'umuntu usengerayo ngo runaka ngo uramuzi ku gatuti. Amen. Akavuga ngo ntabwo muzi. Ubwo ni ukugira ngo musobanukirwe hatazagira umuntu ujyana amakuru kuri Samuel atari yo. Uzambona mu matorero atandukanye, uzambona mu magurupe atandukanye, mu nsengero zitandukanye. Haleluya. Iwacu nkorera mu muryango sindabona promotion yo kugera mu itorero imbere. Amen. Nkuko nababwiye niganaga na pasiteri wa hano. Arambwira ngo nzaze tuganire ijambo ry'Imana. Ndaza bwa mbere turaganira biremera. Bwa kabiri biremera. Bwa gatatu biremera. Muzi ko nahakuye n'ikote ngaruka gushima Imana njyambara. Bishatse kuvuga ngo impamvu nahavanye ikote nuko Imana yari imaye karibu yuko ahantu hari Imana. Uriya ugiye mu isoko ukarihahiramo ibintu ukabibona uhora urihahiramo. Ariko ugiye mu isoko ukabura icyo urihahamo ntabwo wazarigarukamo. Yesu ashimwe. Ntabwo warigarukamo. Amen. Mwebwe murembere mureke abana bafashwe no kureba. Abana nabo byo birabafasha. Kuko n'ubundi mujya mubashyiramo ibitete bitavuga Yesu. Amina. Noneho icyo nshatse kubabwira ngeze ahangaha cyagiye. Narabigishije ku ijambo Imana yari yambaye rivuga Yabini wabagiye gupfa. Babwira ko nari mvuye ku rukiko, simubyibuka. Nari mvuye ku rukiko twagiyeyo, nari ndi mu bya divorce. Genda mu divorce ndanabyemera. Kidagiye Imana yanavuganye nanjye. Umuhanuzi aramanurira umugore cyangwa se umukobwa. Murabyibuka? Siyabimanuriye. Ibyo simbitindaho. Amaze kubimbwira naho kumbi ngewe igihe nari ndi mu rukiko banyohereje ibintu. Sinzi ngo ninde wabyohereje simuvuga. Banyohereje ibintu none bamaze kubinyohereza ndayura. Kwayura ni mubizi. Magaze imbere y'ubucamanza n'umugore wanjye. Noneho abahanga banyohereza ibintu. Bamaze kubinyohereza ndayura njya mu bwiherero. Mvuye mu bwiherero ngira ni ibisanzwe. Umubiri wanjye wahise wataka igice cyo hasi. Abakuru murabyumva. Maze kwatakwa ngira ngo ni ibisanzwe bijyagare kura ko mu marigare ni ikigo n'ibindi n'ingaruka zose zo kutanywa amazi. Ubwo naraje hano ndabwiriza. Ndababwira ngo Yabini wawe agiye gupfa. Mbabwira uburyo Yabini afatanye n'abandi bantu. Mbabwira uburyo navuye Kibungo bando nagera inama asanga bando. Mbabwira uburyo ki uyu muntu utishyiramo umurozi cyangwa umuntu ahubwo umenye ko ari inyungu guhana nayo hari imbaraga ukirana nazo. Aho utura hose uzahasanga umwanzi. Nk'uko mwene data pasiteri yageze mu nzira agahura n'umuntu Imana yateguye akamuzana mu modoka akaba atubwiye ngo
abantu beza baracyariho. Haleluya. Niko n'abanzi bakiriho bazama bariho, ahubwo icyo usabwa ni ukwegera Yesu. Haleluya. Akakugwanirira. Tuvuga uburyo ki Yabini yafashe abandi bami, murabyibuka, noneho bagateranya kurwanya ubwoko bwa Isiraheli bwari buyobowe n'umugabo de Joshua. Haleluya. Noneho Imana ikababagabiza, bakabatsinda hehe? Mu kibaya. Amin. Navuye ahangaha ngera mu rugo ndaremba. Yesu ashimwe. Maze kuremba, ujye namaze ibyumweru 2 ndi mu nzu ndwaye. Navuye ari kuwa gatandatu, Yesu ashimwe. Kuwa gatandatu njya mu gusenga muri groupe mbamo, nabwiye mbamo. Noneho umuyobozi yarampamagara ambwira ati Korodina, wihangane ntabwo ari we gusa, arambwira ati Korodina yagize ikibazo ararwaye. Haleluya. None Samuel dufashe. Yesu ashimwe. Uze abari wo uyobora. Namubwira ati kuyo umeze nabi. Arambwira ati na Samusoni na hari. Yesu ashimwe. Ndangije nibuka ko nabwiye Imana ngo nzagukorera ndi muzima, gukorere mu mvura, gukorere mu zuba, gukorere ndwaye. Niyo mpamvu naje mu mvura. Ndangije nsaba Imana bati Imana none ukora igitangaza imvura yongere kugwa mageze. Nimwabibonye? Nyimara kwicara nsenze isengesho rya nyuma nibwo imvura yaguye. Abari bahari mwabibonye? Nyimara kwicara nyakiye, mwicara hari imvura yahisigwa nyinshi. Yesu ashimwe. Ndavuga ati noneho Mana, menya yuko ari wowe uri kumwe nanjye wanzanya ahangaha. Ntabwo rero natekereje kuzaza. Ntabwo naje uko nabipanze. Ahubwo njye najyanye mbyutse bizamo. Ndi gusenga igihe saa 11 ngo njye mu kazi. Numva Imana iri kumbwira ngo jya muri Maranatha. Yesu ashimwe. Ndangije ndazinduka ngo ngiye mu kazi, ngo ndabanza nyure mu kazi. Ngeze imvura iragwa, mpita nahanye amafaranga 500. Njye ndo munyonzi. 500 niyo natahanye. Noneho imvura irongera isa nk'ihise, ndavuga ngo nsubireyo. Ndebye ku isaha ubona ngeze hafi yo mu rugo ya karitsiye, nzanye umuntu ngeze hafi ya karitsiye. Ndeba ku isaha mbona bibaye 2:50. Ndavuga ati nibeshya gasubirayo. Ashimwe. Ndaza kwica gahunda y'Imana yo kujya muri Maranatha. Ako kanya nahise nkata njya mu isantere. Amen. Ndeba utwo ngiye kureba bitangaruka. Yesu ashimwe. Ngera mu rugo mpindura imyenda, mbaramo imyenda ya kinyonzi, nambaramo imyenda yo kuvuga Imana. Haleluya. Maze kuyambara ndaza. Nje nabwo ngeze mu nzira imvura ishaka kugwa. Yesu ashimwe. Ngeze Nyarutarama. Mbonye ishaka kugwa, nahise mbura n'ishashi mu nzira. Murabibona? Umutima urambwira ati yifate wigwaneho, mubitamo taci yanjye iyo mubona, kugira ngo itaza kwangirika kuko nayibitse amabanga y'Imana. Haleluya. Harimo Bibiliya, harimo igitabo cy'indirimbo. Yesu ashimwe. Harimo igihe ujyaho ukareba ibigufasha. Ntabwo tubujijwe gutunga amataci, ukayadufasha mu ivugabutumwa, ahubwo ibyo urebaho nicyo kibazo. Haleluya. Ntabwo Imana ishaka kujya ugiye kureba ibintu by'urukozasoni. Yesu ashimwe. Mutazamera nka babandi ngo gutunga taci ni icyaha. Ntabwo ari icyaha, ahubwo n'abantu mutazifite mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti wabambwe, Imana izibahe mu izina rya Yesu. Natwe yaraziduhaye. Yesu ashimwe. Iragufasha nk'igihe udahari ubasha kwandikira umuyobozi. Mw'iyi minsi mwibuke ko birakomeye cyane, abantu bari bize. Wandikira umuyobozi kuri WhatsApp yakumva akantu kitimbuye bagahita amenya ko uyu munsi udahari abibona. Yesu ashimwe. Kuko hari abantu batakita ku muntu wabibye. Ajya kureba status, yagera hagahita abona message ya Samuel, agahita bati Samuel yacana. Ariko si wowe yaragambiriye kureba. Yaragiye kureba izindi gahunda ziwe, ariko Imana nakaka message kagokeje akabagize ute arakabonye. Rero maze kubabwira ko Yabini bagiye gupfa, icyamenyesheje ko ari uburozi nicyo giye kubabwira. Bone gukomeza. Haleluya. Uwo umunsi wa gatandatu naragiye kuyobora umuntu baroze, bohereje ibyo bintu. Ngiye kuyobora magaze imbere y'abantu ijwi nka rukuru. Uzi kujya kuyobora abantu ukabiburijwe. Maze kuribura nasenze Imana, ndayibwira ati Imana yo mu ijuru, Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo, Imana ya data,
umbyara mu nda, papa ni pasiteri, ndakuvuga kuko akora ibyiza, ari mu bantu banoje agakiza. Nivuga data ntuzavuge tuzi ko adakorera Imana, ariko niba tumuziho ibyiza uzamwirahire. Haleluya, wirahire Imana ikorera muri we, kuko abatubanjirije batubera icyitegererezo cy'ubutumwa bwiza. Bibiliya ivuga ngo ki? Menyereza umwana inzira akwiye kunyuramo, azarinda asaza ataragira ute? Atarayivamo. Ubwo ndababwiye babyeyi, mujye kwigisha abana banyu ijambo ry'Imana. Hera mu rugo iwawe abana Imana yaguhaye batoze Kirisito. Nibamara kumenya Kirisito bazamwamamaza bamugeze nawe utaragera. Data umbyara ntarajya kuri YouTube, ariko Samuel abayisenga ntihoraho, n'ejo nari nyiriho. Amen. Aho data atagejeje ubutumwa ndabuhageza. Amen. Data wanjye ntaragera hano Maranatha, ariko ndahari. Mu ngorane azahabwa azanahembwa yuko atoje umwana we gukizwa agakizwa. Toza umwana nashaka kunanire, igihe nikigera azagaruka mu Imana izamwifatira. Nababwiye uburyo ki Imana yagiye idukura ahantu habi. Ababyeyi badutoje neza turabananira, ariko tumaze gukura Imana iraza iradukurura, ifata umugozi wayo tuzirikira ku ruhati, nimugaruke mu nzira ababyeyi babatoje. Ezashimwe. Ubu ndi umukozi w'Imana, ubu ndimo ndavuga Imana. Noneho maze kubwira Imana ati Imana nizi imbaraga byibuze z'uyu munsi z'iterane. Haleluya. Nagiye kumva nuzi umwuka we, uzi ko abaterane uri mu mwuka. Imana yanije imbaraga zayo, ndakwaye nta buzima mfite, ariko Imana inizi zayo. Iyo Imana idutije imbaraga wibagirwa ko ushonje, ukibagirwa ko inzara ibaho kandi ushonje, kubera ko imbaraga z'Imana ziri gukorera muri wowe zikwibagiza inzara. Bene data abakristo ba Maranatha, itorero nkunda cyane. Amen. Nimba bwira ngo nabakunda navuye Kagugu, ubusingi bakakira undi Kagugu. Kuba navuye Kagugu nkaza aha nta butumire nahawe. Amen. Kubera ko mwamaye karibu, ndashimye. Iko Satani akora. Amin. Kubera ko mwamaye karibu murabyibuka mushumba. Amen. Ahagaze ahangaha aravuga ngo arambwira ati wowe Samuel, amarembo arafunguye, ujye winjira udakomanze. Haleluya. Nubona umwanya Imana ikubwira ngo uze uza, tuguhaye karibu. Ntabwo nihuruje rero, naje kubera ko nemerewe gufatanya namwe. Haleluya. Amina. No mu myambaro nambara umwambaro wa Maranatha. Haleluya. Amen. Reka mbabwire, umuntu najya akora ibyiza mujye muvuga ibyiza yakoze. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Umuntu nakora ibyiza ujye uvuga ibyiza yakoze. Haleluya. Umuntu nakora ibibi ujye umwegera, ntukabwire umuntu ibiba ahantu hagaragara. Jya wegera umuntu mwene se ngo nakora icyaha ugira ute? Ntabwo rero bamucyahira mu ruhame. Amen. Ntabwo bamucyahira mu ruhame. Nakora icyaha cyangwa se akakuvuga nabi, mwegere umuganirize n'umutima w'iki? W'ubugwaneza. Haleluya. Ariko umuntu nakora ibyiza wemerewe kubivugira mu ruhame. Haleluya. Kubera ko icyiza umuntu yakoze kizakangura n'abandi kugira neza. Niyo mpamvu dusabwa gutanga ubuhamya. Haleluya. Ni ukugira ngo abantu bari aho ngaho nabo bige guhamya. Impamvu tuzi imbere y'Imana tugashima ni ukugira ngo abantu bari aho ngaho nabo bige gushima Imana. Amen. Ikintu cyose kibera mu nzu y'Imana ni icyigisho. Haleluya. Naje i Kigali nabyina gutya tubyina, mu cyaro bagira imbyino zabo. Haleluya. Ariko iyo ugeze i Kigali n'abacuranzi bo mu cyaro n'ab'i Kigali baba batandukanye. Uje iwacu muri Zayoni ugafata n'abandi bacuranzi baratandukanye. Haleluya. Kuko hari abacuranzi b'abaprofesiyoneri baba bafite amadiplome yabyo. Haleluya. Aza gucuranga aho ngaho ari nako kazi kamutunze, atarava gucuranga ngo ajye kuvuga ngo ndaburara. Haleluya. Yesu ashimwe. Atava gucuranga akavuye ngo ndaburara, ngo kubera ko uyu munsi nagiye mu hehe mu kazi, ejo agasiba amateraniro. Haleluya. Ngo nukata ngo kujya ataza kuburara akayasiba. Hari abantu rero Imana yamaze kugikemura. Nawe uri aha ngaha
Imana igikemura unyuza gusenga umeze neza, sibyo? Pasiteri igikemure agenda mu murimo w'Imana nawe yitware, ahubwo atware n'abandi kuko nabo bahamutware. Iyo umuntu akugiriye neza, Imana ibikwigishiriza ko rivuga ngo nawe genda ugire neza. Amen. Ibikubwiye ngo genda ugire nawe neza. Murabizi abantu tumenyeranye, ubundi kwigisha nagezeyo ni ukugenda. Ubwo ni isomo rivuze ngo kuko ugiriwe neza nawe genda ugire neza. Bibiliya ivuga ngo iki? Imana izitura umuntu ibihwanye n'ibyo yakoze. Niba warakoze neza uziturwa neza, niba warakoze nabi tega amaburu. Haleluya. Ntabwo ari jye wigishije iriya Zaburi. Uwatwigishije yatubwiye ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzahira. Arabaga n'aba inshyimbo yawe n'inkoni yawe. Yewe ndazigira dore ngibi bikomeye. Mfite inkovu za Kristo zo kutamwumvira no gushaka gukwepa umugambi w'Imana. Mfite inkovu za Kristo zo kutamwumvira no gushaka gukwepa umugambi w'Imana. Inkovu ya mbere ngiyi ku kuboko. Inkovu ya kabiri nta mugore ngira ndi umudivorce. Haleluya. Inkovu ya gatatu mfite umuziro narafunzwe. Inkovu ya kane narize niga ikavumu, niga shoferi mekanisiye, mfite diplome ya shoferi mekanisiye, nagira perime. Nabyumvishe? Ubwo ntizihagije ra? Kurodi ntizihagije. Noneho yezashimwe. Nubaka kandi Imana imbwiye ngo nababwire. Igihe kimwe muri Isiraheli hateye inzara. Nabyumvishe? Hamaze gutera inzara, wenda nishake nkomeze gutya n'ingaruka nzajye mu ijambo neza. Ariko byibuze ubu buhamya mubwumve, kuko hari aho bakura. Impamvu waje n'abandi bataje mumvura ni ukugira ngo Imana iguhe ibintu by'ubwenge kandi bihindura ubuzima bwawe. Amen. Noneho igihe kimwe hatera inzara irenze iyi ngiyi yacu dufite muri iki gihugu cy'u Rwanda. Mubona hari inzara bene data. Mureke mbabwire inzara irahari. Yesashimwe. Ubwo mperuka ahangaha nababwiye ngo Imana igira uti ibashyire mu bihumbi. Murabye kera za bwa mbere sinababwiye ngo ibashyire mu bihumbi. None se koko umuceri ugeze mu ki? Narababwiye ngo ibakure mu gihumbi bashyire mu bihumbi. Icyo gihe naje ahangaha umuceri ugura icyatanu ahari niba atari icyabiri. Ubu Yesashimwe. Ugera igihe ugera muri bibiri. Ubwo Imana itagushyize mu bihumbi nk'uko nabivuze, uyu munsi abo wacana imbabura wayicana. Uragira igihumbi ukabura ikintu wahahamo. N'ubugari aribwo bworohaga ikiro ni amafaranga igihumbi ahari, kandi aribwo bwaguraga turuwasi. Ariko byibuka uwabuze ibyajya, wabuze amafaranga yagenda akagura ubugari. None ubu isaha ubugari ntiwabukandaho. Ibijumba twajyaga twiyemera ukavuga ngo wabuze n'ibijumba, ubu ikiro ni 500. 700. Meruka kubijya biri kuri 500 yewe. Amen. Urumva ko rero mu minsi ishize ntabwo napfa kumenya ibiciro, kubera ko mu mafaranga nabazwaga sinabazwaga y'inzu. Meruka n'amafaranga y'inzu mbaza. Ubu uwahekwaga arigenza. Amezi 10 ashize Imana yaransezereye ati ubu rero utangira ujye mu bantu bishyura. Ubu ndi mu bantu bishyura, sinzi ko izongera kubirangiza ryari. Icyiciro cyo kutishyura mfite uwishyura cyararangiye, ubu ndi mu cyo kwishyura. Urumva ko rero aho ngaho hari abantu dusangiye. Yesashimwe. Hari abo tugize ute? Rero Imana ijye guhindurira ibihe. Yesashimwe. Nizagoze mu bihe byo kubabara ijye kuvangiramo wishimye. Yesashimwe. Amen. Noneho rero Imana itegura ababembe. Inzara yarateye irakara, irakomera igera ahantu bigoye cyane, ku buryo ngo ibwami bajyaga amahurunguru. Mwabyumvishe? Umugore yoshya mugenzi we ngo bateke umwana. Murayibuka iyo nkuru? Bateka umwana barangije bajya kuregana. Bagiye kuregana umwami ngo abyumve, azabiranwa n'uburakari. Haleluya. Amaze kuzabiranwa n'uburakari ajya kwa Elisa.
atuma kwa Elisa nawe yiyizira yo kujya arebe ko bamurangije. Ndashaka kubwira ngo ibyari kukurangiza ntabwo bikikurangije, kubera ko Imana igiye kugutabara. Uyu mwami yibwira ko agiye kurangiza Elisa, haleluya, nk'umuhanuzi wahanuye inzara. Inzara ikaba igiye kwica abakirisitu be cyangwa abaturage be, ariko ntiyamenya amakuru y'uko Imana iteza inzara ibasha no gukuraho inzara mu gihe gito. Haleluya. Amaze gutuma umugaragu we, nivuga umugaragu byumve, buri abantu bose bari munsi y'umwami ni abagaragu b'umwami. Mwaneze amatwi. Amaze kumutuma ngo ajye kumuca igihanga, Elisa yari yamaze kugira iyerekwa yuko bigiye kuba. Haleluya. Umwami aravuga ati namutuma akamujijisha ntanakimuce, arangije ngamuzi inyuma nawe. Haleluya. Amaze kumuzi inyuma arahagera. Elisa nk'umuhanuzi w'Imana, Elisa nk'uwahamagawe n'Imana. Haleluya. Ahantu ubuhanuzi bukomeye, aravuga ngo ejo nk'iki gihe ku irembo ry'i Samari intego y'Ifurasiteyiri izagwa shekeri. Wa wundi batumye guca umutwe inkota yaragifite atarakora akazi kamuzanye. Ndagutangariza amakuru akubwira ngo inkota bateguye kugutera ngo kiguteye sahani. Abe ntabwo bakiguteye, Yesu arahari. Noneho Elisa amaze kubivuga babona atari ko si koko kabarokore mwasaze, naho Imana yakingura amadirisha yo bene ibyo byabaho. Amen. Nimwaguhanura kuvuga ati sabwe ejo Imana izakwitaje, uzafite na verity ugendamo itaje wamo. Haleluya. Urumva nyine nawe kubyibaza mu mutima niyo utavuga, ariko kazamo kavuga ati ariko Imana ishoboye byose, ariko kaje mumbwiza ukuri. Hari umuntu katazana buriya gupinga kubi ni ugupinga ugaherayo, ariko gupinga amasegonda ukivuga ko Imana ikora ni byiza. Amen. Ni byiza, kuko nanone ntabwo wagenda imbere y'Imana nk'utagira ubwenge. Iyo kugenda nk'abatagira ubwenge niho handi uhura n'abatubuzi bakagutuburira, ukavuga ngo nimpinga. Amen. Mudabakoze icyaha, oya wipinga ngo uhereyo, ahubwo pinga ugenzuze umwuka urangize wigarure wipinga. Haleluya. Ubwo mu gihe uri kumva ko ibyo Samweli avuze bitakunyuze, senga Imana mbere y'uko umupinga iguha amakuru. Amen. Niyaguha uramenya ukuri. Noneho Imana yo mu ijuru biragiye isanga ababembe barimo Gihazi. Yesu ashimwe. Uyu Gihazi mu mwibuke yari umugaragu wa Elisa. Noneho nyuma yo kuba umugaragu wa Elisa, Gihazi yaje gukora ikosa, akora icyaha. Amen. Amaze gukora icyaha, Gihazi yari afite inda nini. Ibyo Elisa yanze, Gihazi yarabiprofisi. Hari abantu baprofitira ku bakozi b'Imana. Wajyana bavuga ati ibisimba ikoraho, undi agaca ruhiga akabaza ariko ngewe Imana yavugaye nanjye kubiba. Haleluya. Agahita bijyana kandi ni ibibembe. Imana yo ntabwo idutegurira kuduha ibibembe. Iyo ibonye ibintu ugiye kwakira ari ibibembe irakubuza. Haleluya. Imana ishimwe ko igitubuza. Igitubuza kwakira ibibembe. Imana igomukira kwa kwishyizemo. Amen. Imana igitubuza kwakira ibibembe. Ujya iyo ubwiriza uri umuntu w'umuririmbyi utandukanye n'umuntu ubwiza atari umuririmbyi. Ujya iyo ubwiriza uri umuririmbyi, haleluya, n'indirimbo zizamo. Nababwiye uburyo ki Elisa, haleluya, Imana yamuhamagaye, arangije umwami Yehoshafati na Ahabu bajya inama yo kujya kugisha Uwiteka iki inama. Noneho bazana badahuje. Ahabu Yesu ashimwe yari umunyabyaha, Yehoshafati ari umukiranutsi mu byumve. Bamaze kuza imbere y'Imana kugisha inama kuri Elisa, Elisa arangije abaduhuriye he? Amen. Ndi gusubira mu byo nagiye bigisha. Amaze kuba ngo duhuriye he, nyuma yaho aza kureba abona Yehoshafati, yibuka uburyo Yehoshafati abana n'Imana neza. Haleluya. Arangije avuga ati noneho nzanira umucuranzi n'iki n'inanga. Amen. Ngagicuranga umwuka w'Imana kuzaho. Icyo givugiye iki no kuyatagira ucumura kwako narivuze ko karakanda gakunda. Yesu ashimwe. Noneho rero dukomeje aba babembe, Imana yibuka ko yigeze kwereka Gihazi umunsi umwe
mu bantu bagize iyerekwa rimwe Gihazi abamo. Amen. Gihazi n'umugabo umwami bita kubwa Meshaki Sadaraka na Abedenego. Uriya mwami nawe yagize iyerekwa rimwe. Agiye mu muriro mu kureba bajugunyemo batatabona bangahe? Bane. Gihazi nawe angaha abonye barazitiye, amaze kuzitinya, haleluya, agiye kubwira shebuja ati turapfuye. Hari ibintu bikubwira ko upfuye ariko humura ntabwo ugipfuye. Ntabwo ukigize ute? Ntabwo ugipfuye. Ayo majwi akubwira ngo urapfuye yihorere. Kare ndikuza ngeze mu nzira ijwi riramya ngo ubundi wakwisubire mu cyaro. Maze amezi 2 ukodesha byancana. Mu myaka 8 nakodesheje nakikere. Amezi 2 nkodesheje mu nyuma yuko mvuye hahandi. Byancanze. Byangowe. Noneho ijwi riramya ati ubundi wakwitahiye mu cyaro. Amen. Iwanyu bari kubimena. Ibintu birahari. Bajya banakubwira ngo utaha ukabyanga wakwitahiye ndashimye. Ndangije ngeze mu nzira numva ijwi rimbwira ngo bwira Satani ucecetse. Haleluya. Ayo majwi rero kongorera yabwira ceceke kubera kuri imbere ya Yesu kandi nta kindi cyazanye Yesu. Nukugira akubwirira neza, nukugira guhindurira ubuzima, aguhindurira amateka. Haleluya. Rero mureke babwire ni muhumure Imana izaturengera. Aka kanya turi hari bavuze ishyimbo bavuga n'inkoni. Buri ishyimbo n'inkoni ni ibintu bibiri bigenda gusa ariko bitandukanye. Inkoni irakubita ikanababaza ariko ishyimbo iracyamura. Ushobora kuba rero wowe n'ishyimbo y'ubuzima uri humura. Amina. Nyuma y'iki utazi ubuhamya ni bumara kugwira uzisanga muri Kanani. Bibiliya tubwira ngo turi abasirikare. Amen. Umuririmbyi yaririmbye ngo turi abasirikare ba Yesu bogejwe hehe? Mu maraso y'umwami wacu Yesu. Noneho Imana nayo itumba turirimba. Iravuga iti reka noneho ndebe bari abantu niba ari abasirikare. Yarangiza ikayizana udukosi dutandukanye ntago ari amashuri. Yesu indongera gukoresha ijambo ishuri, ntimuzavuga ishuri. Nta shuri ryanditse muri Bibiliya, ni udukosi kuko turi abasirikare. Nta musirikare, haleluya, ukora igisirikare atarakoze amakosa atandukanye. Kuba mpagaze ahangaha nakoze amakosa atandukanye, handamo n'ikosi ryo kubaho nta mugore kira kandi naramwigeze. Impamvu bibabwiza ukuri nuko Imana yavuganye nanjye ndi hano. Amen. Yewe ndi kurekana amasenga Imana ngongera twiburize n'umugore twibanira. Imana yavuga ati oya ndabirangije umuhunga myerekwa rikomeye cyane na wa mama arishyiramo arumuyungamo agira isoni ryo kubisobanura babyibuka. Sinibuka uwo ari we. Nikodina, haleluya. Agiye kubisobanura agira ubwoba bwo kubisobanura kandi njye namaze kubyumva n'abatakubundi yakomeza. Yesu ashimwe. Buya ari urwego ugeramo ukumva umuntu yakomeza. Haleluya. Mubu mubwiye ibyiwe akumva bifite ku mutima yumva wakomeza. Haleluya. Kuko abakeneye amakuru, dukeneye amakuru. Yesu ashimwe. Impamvu waje kuwa gatatu atari ku cyumweru nuko ukeneye amakuru. Amen. Dukeneye amakuru ava ku Mana yera kandi cyane, Imana yo mu ijuru. Noneho ngarutse hahandi. Yesu ashimwe. Gihazi agira iyerekwa, nyuma y'iyerekwa akora icyaha. Amen. Afata ibyo atarakwiye kugira ute? Gufata. Otomatike kiyagiye yakoraga ikosa waraberwaga. Nta zindi mbabazi ibintu mu bana mbabarira ntabwo byabagaho. Warabembaga. Wamara kubemba icyo gihe bahitaga bagukura hehe? Mu mudugudu bakakujyana aho bakwiye kugushyira. Hari imidugudu yategurira ababembe cyangwa se amagereza. Nk'uko umuntu akoze icyaha gifite itegeko rigihana rya leta ya Repubulika y'u Rwanda cyangwa se indi leta iyo yose, bakujyana mu nkiko. Nyuma yo kujyana mu nkiko bagushyikiriza iki? Gereza. Bakajya kukubika. Haleluya. Noneho aba babembe bane bari muri gereza. Ndashimye. Bari muri gereza nuko Elisa arahanura. Haleluya. Akimara guhanura avuze yuko Imana igiye gukora igitangaza rero muri iki gihe. Imana ya Elisa yibuka ko ari umugaragu wayo. Haleluya. Uri mu babembe babembye. Nuko ijwi risanga
asanga Gihazi ahari muri ba babembe bane. Imaze kumusangayo Gihazi abazamuye ijambo rivuga ngo igitwica zangaha kugeza aho tuza kwapfira ni iki? Ni iki gitwicaje mu buzima turimo kugeza aho tuza kwapfira? Ndashimwe ababembe bamaze kumva bumva nibyo barakomeza batega amatwi. Arababwira ati nituguma aha turapfa. Icyo ni kimwe. Nitujya muri Siriya nabwo nitujya ibwami turapfa. Nitujya mu bantu turapfa kuko turi ababembe. Ariko nitujya mu Siriya abaribaza hajya turapfa abura igisubizo. Aravuga ngo dushobora gupfa cyangwa tukagira ute tugakira. Bya bintu muravuze ngo napfa nakira arakapa yakira turaba napfa nakira simbizi. Ubwo ahita agendera muri napfa nakira. Haleluya! Muri abarokore tugendera muri napfa nakira. Ugahita uvuga ijambo rikomeye ukavuga ngo kuko umwami Imana izantabara. Nicyo gituma namwara. Nicyo gituma nkomera mu maso yanjye nkamera nk'urutare. Kandi nzi yuko nazakorwa n'isoni. Ukagendera muri iryo jambo. Haleluya! Kuko umwami Imana izagutabara. Haleluya! Wabona byanze bigutuza bikugenda kure ugahita uvuga ijambo Yobu yavuze. Haleluya! Ati nzi yuko ushobora byose kandi ntakibasha kurogoya imigambi yawe. Haleluya! Ayo ni amagambo abiri muri napfa nakira. Imana iri mu ijuru igahita ivuga ati Samweli ubwo avuze ngo nzi yuko ushoboye byose. Hari umugabo w'Imana yabibwiye. Umugabo bita Yobu yagenda igihe bimucanga. Haleluya! Yararwaye arareba ibyo simbisubiramo. Ageraho akorana n'Imana. Mu rubanza ajyanye n'Imana, Imana yatsinze. Kuko Imana ntabwo ijya itsindwa. Imana yaraje ngo ngaho reka tuburane. Singiye gusubira mu rubanza. Yobu amaze kubana n'Imana we yatsinzwe. Haleluya! Ariyakira. Amaze kwiyakira avuga ijambo rikomeye ngo nzi yuko ushobora byose kandi ntakibasha kurogoya imigambi yawe. Ngo niyo yica kandi igakiza, irakenesha kandi igakenura, ishyira ikuzimu kandi igakurayo. Uwo ni hano wabivuze ngo yabivugishijwe nuko yari ahetse igisubizo. Haleluya! Yari ahetse igisubizo. Abivugishijwe nuko yari ahetse igisubizo. Aya ni amavuta ya Maranatha ndimu nimugire ngo naya Samweli. Imana ishimwe. Imana ikunda Maranatha. Imana ikunda Maranatha. Kubera ko biravuga ngo Yesu abadini bakunda bakorera mu Maranatha bavuga ngo Yesu araje. Haleluya! Nta kindi kizanye Yesu rero nuko hari ibintu aje gusobanura ku buzima bwawe. Akira ijambo cyiza. Hari ibintu aje gusobanura ku buzima bwawe. None abantu babembe Yesu ashimwe. Nirinde gusoma Bibiliya kugira ngo iminota yanjye gikoreshe neza kandi mu bice nshatse kuvuga. Yesu ashimwe. Noneho ababembe bamaze kumva inama ya Gihazi. Gihazi umwuka w'Imana wari wamukoreyemo. Nubwo waba uri umubembe umwuka w'Imana ugusanga. Imana ntabwo yitaye ku bibembe byawe. Ahubwo ishaka ko ibyo bibembe bikuvaho kugira ngo igukoreshe kuri igikoresho cy'Imana. Amen. Noneho bazi Imana ngo kuki ndi gusanga umugore ari ukibiro yo gutandukana biveho burundu. Amen. Ndarekana nakucya abantu zose ko ngo ni divorce. Imana irambwira ngo n'ababembe narabakoresheje. Amen. Kandi bakoze ibyananiye abandi. Amen. Nimujya mu bashumba mukajya bavuga uti murasanga bavuga uti benshi ari ababembe. Nujya kuri YouTube channel urabona uwo bita n'ibishaka Theogene. Ndashimye. Hari abamuhagurukiye harimo na Yongwe ahitandura ugamubura ngo Yongwe urafunze bitari n'ameza ngahe atatu. Yongwe ari hehe? Nuza ari hehe? Ezekiel ari mu manza. Abwira Isayi. Isayi ari hehe? Ari mu nkiko. Umubizi pastor nubizi. Yesu ashimwe. Ntabwo bitaye ko Yesu ashimwe. Baba ntabwo barebye icyo Imana ivugana nawe cyangwa imukoresheje. Barebye ibibembe bimuriho. Bareba amateka yanyuzemo. Haleluya! Bareba umwambaro we yambaye w'igitsuzuguriro atewe na shitani agarima. Satani arijyana gusiga ibintu akagusiga ibizinga. Haleluya! Kugira ngo udakorera Imana. Mwibuke umuntu umwe bita Joshua umutambyi. Amen. Satani ngo yarekanye agafite ibizinga.
marayika amubuza gukora kuri Joshua. Yesashi none ababembe rero ng'Imana batiza iki? Umurindi. Nyuma yo kubatiza umurindi Imana yagize ute? Baragiye bateza ingabo z'Abasiriya. Abasiriya bo bumva ngo ni ingabo nyinshi cyane z'ibihugu byinshi cyane. Haleluya. Pastor Imana igutiza umurindi mu izina rya Yesu. Bumva ni ingabo nyinshi cyane. Nk'uko batuye igihugu cy'u Rwanda ukagiteranya n'ibindi bihugu byose bya East Africa bigiye guhangana n'agahugu kamwe. Niko babyumvishe. Haleluya. Ababembe rero bamaze kugerayo, mu kintu cya mbere Imana ikunda ababembe gukora, irabanza ikabagaburira. Abakomeye Imana amashyi. Hari ibintu Imana yateguye kubahemba. Nubwo inzara imeze nabi Imana izabagaburira. Nimuhumure ntacyo muzaba. Nubwo mubembye Imana yiteguye kubakuraho ibibembe. Yesu ashimwe. Wihangane, uyu munsi naje mu buryo bugize. Murabona aka kantu mfite umukasi n'urudodo. Amen. Yesu ashimwe. Ni ukuvuga ngo uyu munsi hari ibintu Imana irabakuraho. Hari ibintu Imana ije gucagagura ku buzima bwanyu. Amen. Yesu ashimwe. Somera Abaroma 3:7. Umuntu ufite Bibiliya. Yesu ashimwe. Abaroma 3:7 honyine umurongo umwe tugiye gusoma. Abaroma 3:7. Yesu araje we. Yesu araje we. Yesu araje we. Aravuga ngo niba ibinyoma byanjye bituma ukuri kw'Imana kurushaho kumenyekana bikayihesha icyubahiro, niki gituma nanjye ncirwa urubanza nk'umunyabyaha? Rekera mwaneza amatwi. Pawulo arabivuze ngo niba ibinyoma byanjye, ubwo ni amateka yakuranze, ni bya byasha bikuriho. Niba ibyo byasha bikuriho, niba ayo mateka yakuranze, ubwo kugeza akakanya uri guhesha Imana icyubahiro, abantu kuki bakigucira imanza kandi byari ibinyoma byawe? Iyo ari imigozi yari ikuziritse Imana yarayikatiye hagati. Imana ikaba iri guhabwa icyubahiro ku bwawe. Haleluya. Mwirebere umuntu mu byo yari arimo, mwirebere umuntu mu isura yambaye ya kera, ahubwo mumurebere mu cyiciro arimo ako kanya. Murebe Imana iri kumukoresha. Wirebe ubusamweri bwanjye, ahubwo reba Imana iri muri Samweli. Nurebe Imana iri muri Samweli urabona ineza y'Imana. Ariko nurebe ubusamweri bwanjye, urahita ugenda urwati Samweli afite amazuru manini. Nawe icyo bigufasha ibyo ngibyo, ahubwo wirebe ubusamweri bwanjye, ahubwo reba Imana iri muri Samweli. Amen. Hari igihe kinini twamaze tuvuga Imana baturebera mu isura batwiba n'agatuti. Amen. Twari tugishakisha ubona tutarabugwiza, aho wagiraga iyerekwa atinya kurivuga ngo batagutega, batazakwima n'umwanya munini bature. Ariko iyi saha, haleluya, Imana yaduteze intambwe, dufite ijambo rya nyir'ijambo. Ntabwo tuzaceceka, ntabwo tuzabura kuyivuga, kubera ko yaduhamagariye kuvuga. Nta kintu mushinzwe, umunwa ni ukuvuga. Haleluya. Ashimwe. Niba ibinyoma byawe byakuranze bihesha Imana icyubahiro mwinshi. Amina. Ahubwo abantu bagende gato bataza kugwa bagushijwe n'imvugo zabo zitari nziza. Ukomeje hariya simajya nta kiriya gice umaze gusomamo, hari aho havuga ibyo gukebwa ku munwa. Amen. Yesu ashimwe. Ariko mureke babwire, uyu munsi ni wizeye Imana, urabona igitangaza cy'Imana. Yesu ashimwe. Uraza kubona Imana kuko Yesu araje kandi aje kukugira neza, aje kukubohora, aje kukuruhura, aje kugutabara. Akira kugirirwa neza na Yesu. Haleluya. Imana ishimwe. Noneho wowe uranga ngiye kuguha message yawe ya nyuma. Amen. Igihe kimwe Abayuda bari bafite intwari bita Joshua.
uyu Joshua yari umurwanyi kandi anesha mu ntambara y'urwanyi. Niwe muntu warwanye intambara akazitsinda, akora n'ikintu gikomeye cyane kitagora undi muntu ahagarika izuba. Pastor, hari undi urahagarika izuba? Yahagaritse izuba abata abanzi banjye ntabwo ndabanesha. Haleluya! Abandi ntabwo ndabanesha. Buriya niyo mpamvu tuvuga Imana, tukabona ibiro byadusize tukavuga kuko Imana tubaye byinshi byo kuvuga. Yesu ashimwe. Imana iha umugisha itorero mbarizwamo bite? Namwe baha umugisha. Bara ni ababyeyi, namwe muri ababyeyi. Zayo ni tempo iyo baguha umwanya wo kubwiriza n'isaha n'igice cya kabiri. Iyo udafite icyo ufite ntabwo wahabwa agatuntu. Mbese isaha n'igice udafite icyo ufite wavuga iki? Haleluya! Niyo mpamvu nujya kuri radiyo uzumvisha baravuga bakavuga ukicara ukibaza uti umuntu azasoza ryari? Kubera ko bamaze kumenya igihe cy'Imana baguhereza umwanya. Niyo mpamvu niyo bagiye gushyira avuga ubutumwa bashyira bafite icyo bavuga. Rero Imana iguha icyo kuvuga mu izina rya Yesu. Mu rugo rwawe Imana iguha icyo kuvuga. Umugabo Imana yaha icyo kuvuga. Iyo atashye mu rugo atahana umugati w'umwana. Haleluya! Abana baza bamuyambira ati dadi dadi dadi. Nta kindi abana bashaka. Ntabwo bashaka izina dadi, ahubwo bashaka ikiva mu ntoki za dadi. Haleluya! Niyo mpamvu dukunda Imana. Imana idakora ntabwo tuzayikurikira. Iyo Imana idakora ntabwo twayisenga. Wapi? Twe tuzana wa mwana imbere ya dada bati dadi dadi dadi. Agahita muri abamuranduye. Agahita afata agatambara akamuhanagura. Cyangwa amugati genda hariya wihanagura ubone kugaruka. Akaba afashe wa mugati akabaretse kumuha. Kuko nawe umuhereza wa mwana agaraba cyose. Iyo mubwiye ngo njya koga areba mu ntoki harimo umugati. Haleluya! Abona mu ntoki za dadi harimo umugati. Umwana yiruka, mama, mami, amazi ari hehe? Amazi ari hehe? Afite ijisho kwa dadi, ngareko nta wundi mwana ugiye kuwambura wa mugati. Mwabyumvishe? Yakubita ijisho kwa dadi, icyo ashaka ni iki? Ni ukujya kwakagira umwana wundi, ujya kwaka dadi umugati. Icyo gihe yoga arebayo, haleluya! Akoga arebayo. Dadi nawe akamuhanga ijisho. Yarangiza kubera bati ngaho ngwino. Wa mwana akaza aciye bugufi, haleluya! Akaza n'imbere ya dadi akakira umugati. Agahita ati haleluya baba. Dadi yampaye umugati. Haleluya! Ubwo niko natwe tumera imbere y'Imana Data. Yesu ashimwe. Tuzi imbere y'Imana Data dukeneye umugati wayo uva ku Mana. Ntihazagire ukubeshya. Uzakugisha impaka uzavuga ati Samweli none yaduhinduriye. Yatubwiye ko tuzi imbere y'Imana dukeneye umugati. Iyo Imana ibonye wanduye ntabwo iguhereza wa mugati. Irakubwira nawe ukabona bivuze ngo banza ujye koga ni ukwiyeza. Haleluya! Iyo umaze kwiyeza nibwo wa mugati ujya wawuhabwa. Ndashimye. Mvuze nabi? Ubwo rero mu bizaranga Maranatha uhereye none mwebwe muri ahangaha n'abandi bose, amina, bazaza ahangaha, Yesu ashimwe, bakumvira ijambo. Buriya umuntu w'Imana hanavuge simvugiye iba. Izo ntebe mwicayemo mwumvira ijambo ryakwirakwira hose. N'umuntu uzahaza wese Imana izajya imusanga mu gutwi, igira ibintu igenda ihindura muri we. Yesu ashimwe. Ntabwo mujya mu butayu. Nta hantu ujya gusengera wahicara ukumva konegisiyo zirabuze. Kubera ko umuntu wahicaye nta mbaraga z'Imana zari zimurimo. Ukabanza kweza ahantu. Iyo rero ahantu havugira Imana neza, haleluya, niyo umuntu adakicara yicara muri ya mavuta ya hantu. Niyo mpamvu uzasanga itorero rimuri rya mugafinina bikanakugora gufata rezo, irindi ukarijyamo ukumva biroroshye kurifata. Yesu ashimwe. Ubwo ndi kubabwira kugira ngo namwe nimujya kubwiriza amatorero cyangwa mu byuma muzabibona. Hari aho ugera ukumva birakugoye, hari n'aho ugera ukumva birijyana. Kubera iki? Abakubanjirije mu kibuga bateguye ikibuga neza. Amina. Noneho rero nsoza, uyu Yesuwa yari intwari. Ndebera abacamanza igice cya mbere. Aho niho tugiye gusoma ubundi nkasenga nkiyicara. Ndaza kukubwira ubasoma ariko uburetse buhari. Amen. Noneho Yesuwa ni intwari wahagaritse izuba. Bibiliya iratubwira ngo Yosuwa akimara gupfa, Yesu ashimwe, amaze gupfa Abisiraheli byarabacanze.
bene data menyera gusengana n'Imana kuko igihe ugiye kujyamo ni igihe cyo kwisengera ubwawe. Tugeze mu gihe abavuga ko tugiye kuzajya bazana akabwiriza agahambira mu ijambo ugategeza kuvuga ngo Imana irambiye ukabibura, kuko dusigaye tubwira umuntu ngo Imana irakubwiye agahita kujyana mu rukiko, Imana irakubwiye agahita kujyana tuzajya tubikubitira hamwe gutya. Rero wakira ibyo byakire, nawe uzajya kundega ngo yaje imbere y'abantu gatora akavuga ibi n'ibi n'ibi. Niyo mpamvu rero ndi gusaba ngo wibane n'Imana. Iyo niyo message Imana yamaye mbazanye. Gerageza kubana n'Imana ku giti cyawe. Ntabwo bikwiye kuza gusenga mu gihe utaje gusenga abana n'Imana. Haleluya. Mu gihe utari ahangaha abana n'Imana ku giti cyawe, gira ibihe byawe byo gusenga. Yazashimwe kuko Joshua wizeraga agiye gupfa. Amen. Mubyumve neza, ntabwo ari umuntu uvuze ugiye gupfa. Mwangeze amatwi. Hari igihe uvuga ikintu abantu bagahita bakajyana ukundi kuntu. Ntabwo ari umuntu uvuze ugiye gupfa, ni icyigisho umuntu agereranya nabyo. Joshua agiye gupfa. Bishatse kuvuga ngo ibyo bari wishingikirije nutabana n'Imana kubera ko bikuweho urabona ikibazo. Amen. Dusomera aho hantu igice cya mbere umurongo wa mbere. Isirayeli iravuga ngo Abayuda n'Abasimeyoni banesha umwami w'Abanyakanani. Ngo Abayuda n'Abasimeyoni banesha umwami w'Abanyakanani. Soma umurongo wa mbere ndakubwira utaruka. Avuga ngo Yosuwa amaze gupfa, Abisirayeli babaza Uwiteka bati, muri twe ninde uzabanza gutera Abanyakanani? Burekeye. Amen. Mwayumvishe nabwiraga ngo Yosuwa amaze gupfa, Abayuda barabazanya, Abisirayeli barabazanya ngo muri twe ninde uzabanza gutera. Yazashimwe. Noneho Bibiliya reka bavuge muri amwanzi ku icyerekezo cyaho. Bibiliya itubwira ko bafashe Abasimeyoni. Haleluya. Abayuda begera Abasimeyoni barababwira ngo muze tujye kubohoza Kanani yacu. Imana ishimwe. Timuze tujye kubohoza Kanani yacu. Aba Banyakanani bari bayobowe n'umuntu w'intwari. Umurongo wa 5 tumwumve. Aravuga ngo basanga Adonibezeki Ibezeki baramurwanya, banesha Abanyakanani, Abaferezi n'Abaferezi. Ariko Adonibezeki arahunga. Amen. Ngo barangije bageze i Kanani. Haleluya. Bagezeho basanga umwami bita Adonibezeki. Uyu Adonibezeki yari umugome. Yazashimwe. Bamaze kumusanga baramurwanya, ngo bamusanze Ibezeki. Ibaze umuntu bitiriye agace k'ahantu. Adonibezeki. Bamusanze Bezeki. Ubwo nta Adoni wa Bezeki. Yazashimwe. Amen. Urumva umuntu barinda kwitirira ahantu ko ari umuntu ukomeye. Ngo barangije baramurwanya, arabacika, arahunga. Baramukurikirana kuko iyo bataza kumwica. Haleluya. Ntabwo bari kubona Kanani yabo. Bibiliya itugira inama yo gufatanya gusengana. Abayuda bagiye kureba Abasimeyoni ngo bafatanye gusenga, bigira Uwiteka Imana. Niko umurongo wa 2 uvuga siko. Abayuda ngo begera Abasimeyoni bigira Uwiteka Imana ngo abagire inama y'ukuntu bagiye kunesha iki urugamba. Barangije babwira Abasimeyoni ati nimuze mudufashe kubohoza natwe tuzabafasha. Kuriza mugenzi wawe niba Imana yaguhaye ku kawunga. Yazashimwe. Reba mugenzi wawe utagafite umuguriza nawe azakwishyura. Natanakwishyura Imana izakwishyurira ahandi. Yazashimwe. Somera umurongo wa 6 n'uwa 7 bisoze. Umurongo wa 6 uravuga ngo ariko Adonibezeki
arahunga. Baramukurikira, baramufata, bamuca igikumwe n'amano manini. Adonibezeki aravuga ati, abami 70 baciwe ibikumwe n'amano manini. Bajyaga batoragura ibyo kurya munsi y'imeza yanjye. Uko nabagize niko Uwiteka anyituye. Nuko rekera barahagije. Amen. Uyu Adonibezeki ngo baramukurikiye. Haleluya. Imana yari yababwiye ngo niyo mufata. Imana ikugabiza ibintu bifata ariko. Yesashi haguruka ariko. Ugiye mu Imana ikugabiza ibintu bifate wowe kubicakira. Bicakire. Imana ibikugabiza ubifate. Kuko nutabifata nubona uburyo ubicamano n'ibikumwe. Yesashi. Noneho bamaze kumufata Adonibezeki ngo bamucino n'igikumwe n'ibikumwe. Bamaze kumuca amano n'ibikumwe, ahita avuga ijambo rikomeye cyane ahangaha. Ngo abami 70 kuko umuntu akoresha abami 70. Ngo abami 70 Yesashi ngo bariraga munsi y'ameza, batoreraga munsi y'ameza. Ibaze ibintu byagushyize munsi y'ameza byabereye aka kanya. Va munsi y'ameza ujye hejuru y'ameza. Haleluya. Hari ibyo kurya biri munsi y'ameza. Uwera aka kanya Imana igukure mu buzima bwo kurira munsi y'ameza y'abanzi bawe. Abami 70 ngo batoraguraga ibyo kurya byo munsi y'ameza ya Adonibezeki. Ngo kandi ngo yarabaciye ibikumwe, yarabaciye n'amano. Ahita amenya ko Uwiteka, haleluya, ari wo mwishyuye inabi yakoze. Reka ibikumwe n'abakugwanya uyu munsi Uwiteka biture, bamenye ko bakugiriye nabi. Haleluya. Abavuga ngo ntabwo uzabaho, bamenye kuri bo. Abamba ntabwo uzambara, bamenye ko bambaye. Abamba ntabwo uzashaka, bamenye ko washatse. Abavuga ngo bakoze divorce, bamenye ko hari Imana igarura amahirwe ya kabiri. Haleluya. Kubera ko Adonibezeki wamuhigaga agiye gupfa mu izina rya hari Adonibezeki wagiye mu butayu. Haleluya. Akuzingirayo. Uyu munsi Imana igiye kukuzimbura mu izina rya Yesu. Hari Adonibezeki wari ukuziritse, uyu munsi agiye kukurekura mu izina rya Yesu. Kubera ko uyu munsi Imana igiye kumwitura ibyo yagukoreye. Adonibezeki ahise abamenyesha amakuru batari banazi. Aravuga ati mubona munkoreye, nabikoreye abami 70. Ntabwo nabikoreye umwami umwe, ahubwo ni abami 70. Aba bami nabaciye amano baca n'ibikumwe. Mu buhanuzi mu cyo bisobanura, iyo bimikaga abatambyi Yesashi, iyo bimikaga abatambyi cyangwa se bagiye gukura abantu ibibere Yesashi, bafataga amavuta ibyo bita gusigwa. Ngo basiga ku gutwi kw'iburyo. Haleluya. Bagasiga ku gikumwe cy'iburyo no ku ino ry'iburyo. Abantu bize teoloji murabyumva. Yesu ashimwe. None iyo bamara kubigusiga wakomeye, imbaraga z'Imana zakuzagaho, wabaga uri umuntu ukomeye. None uyu mwami rero kuzari umugome, abacamano, abaca ibikumwe, ubwo amatwi ntiyayasize, niyo yayasiga yonyine ntacyo yakugezaho. Bamaze kubaca amano, babaciye n'ibikumwe kugira ngo mutazaba bakomeye. Ariko Imana yavuze ngo komera, komera. Nubwo baguciye ino, Imana igiye kubaca amano kugira ugarure agaciro kawe. Nubwo baguciye ibikumwe, Imana igiye kubaca ibikumwe kugira ngo ugarure agaciro kawe. Ubushobozi waba ufite baguciye amano. Uzi urugo baciye amano? Iyo ufite urugo bakawuca amano, umugore uratanga bati wambwawe, wambwawe. Kubera ko urugo baruciye amano. Uzarebe umuntu arwaye amavunja Yesashi, ugenda uvuze kandi agirana ibyemere. Ngaho ibaze rero umuntu waciye amano, hari umuzimu urimo wacika amano.
ntabwo wakabaho imyaka 50 nta modoka ujyana n'igare utaraciwe amano. Ubuzima bwaguciye amano, karande zaguciye amano, ariko ndagutangariza amakuru akubwira ngo uyu munsi ibyaguciye amano bigiye kuyacika kugira ngo ugarure agaciro kawe. Amen. Muri make njye naragiye inka ezashimwe. Iyi nka uyitemye ibiti. Amen. Iyo utemye ibiti ntabwo ibasha kugenda. Muri make ni ibigucogoza, ni ibiguca intege bigusubiza inyuma, ugakora n'abandi bakora ntibyemere, kubera ko hari ibyaguciye amano. Ariko uyu munsi Imana igiye kubica amano mu izina rya Yesu. Amina. Murabona kano kantu murakabona fashe? Amanzare buwari uzanga no kwakira umugisha w'Imana. Amen. Aka kadodo murakabona? Hari umuririmbyi waririmbye ngo uzaze uca umugozi uzaba uboshye umutima ngo nezerwa no kubohoka nkabona uko nyirute ukorera. Amina. Iyo Imana yaciye umugozi rero ubuzima burasobanura. Uyu mugozi rero murabona gute gufasha? Ni umweru urimo n'udupfundo, atoro udupfundo. Uko harimo udupfundo niko Satani yagiye ku buzima bwawe arabupfundapfundika. Abe ariko Imana ikigiye gukora igiye gukata umugozi. Yasashimwe. Iki ni igikorwa cya gihanuzi igiye gukora. Mwihangane ntihagire uwo bicumuza. Ndawukatira mu ipfundo kandi. Amen. Kuko mazi y'umugozi aba ariko Imana igera ku buzima bwawe. Aho wakuzirinda Imana ikuziture, ubutanga wakuzirinda Imana ikuziture, umugozi wakukoze kanya n'umukurekure n'izina rya Yesu wakuziture. Bande ugiye kubwira Imana ubicyo tugiye gukora ni ugushimira Imana. Ushimira Imana ibwira ati Imana ndagushimira yuko bakanya ushoboje gukiranuka kwawe muri iki. Imana isohoze gukiranuka kwawe muri wowe, niyo jambo ryonyine. Gukiranuka kw'Imana kugera muri wowe birasobanura. Amen. Data Mana igira neza, Imana yera, Imana ikiranuka, ndasengera ubuzima bwanjye, ndasengera ubuzima bw'abana bawe, ndasengera ubuzima bw'abahungu bawe, ndasengera ubuzima bw'abakobwa bawe, ndasengera ubusobanuke, ndasengera akanya Adoni Bezeki wari ubazengereje nabarekure mu izina rya Yesu. Ndasengera Bezeki wabaciye amano wera aka kanya ndamuca amano mu izina rya Yesu. Ndamuca amano wabaciye inkume ndamuciye inkume mu izina rya Yesu. Umuriro w'Imana, umuriro w'Imana, umuriro w'Imana, umuriro w'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Imana ishimwe wabikiwe data ko utsinda imbaraga zawe duhagurukiye kuko rero imisozi ari ku bana bawe urakoze kubohora abana bawe.